Yes, Itahiwacu Bruce Melody rutwitsi muzi cyane akaba yitwa Munyakazi noneho agiye kubica. Nitwa Tizo Entertainment, niba utaradukurikirana komeza udukurikirana ukora subscribe. Akakanya amakuru angera akakanya nuko umuhanzi warutegerejwe cyangwa icyamamare cyari gitegerejwe hano mu mujyi wa Kigali cyamaze kwasesegara. Cyo cyamamare ninde? Se gikora iki cyangwa se gikora uwuhe muziki cyakoze izenjyana? Ese kije gukora icyano muri iki gihugu? Tegereza neza nibyongeye kubagezaho. Nitwa Tizo Entertainment. Niba utaradukurikirana komeza kuri subscribe, like na comment ibitekerezo n'aturagiraho. Kandi niba utameze neza uraza kumera neza mu kanya gatoya. Izere Imana gusa ukomeze ukore umurimo wawe uraza kumera neza. Nabatindiye cyane reka twihuta, benshi ndabizi mwari mutegereje. Umuhanzi wari utegerejwe Joy Boy ategerejwe cyangwa se wari utegerejwe n'abantu benshi cyangwa rubanda nyamwinshi yageze i Kigali kuri uyu wa mbere. Ahaje mu biki? Aje gukora iki? Uyu Joy Boy ni umuhanzi usanzwe uzwi cyane mu ruhando nyafurika. Umuhanzi Joy Boy uri mu bagezweho hano muri Afurika yageze i Kigali kuri uyu mugoroba wo kuwa mbere Ukwakira 2024, aho ari bube azanwe n'igikorwa cyo gufata amashusho y'indirimbo yakoranye na Itahiwacu Bruce Melody uzwi nka Itahiwacu Bruce, umuhanzi wacu rutwitsi umaze gukora indirimbo bita iyo foto ari kumwe na bye guturuka Sauti Sol muri Kenya. Indirimbo izaba yaratunganyijwe na Element L, ikabije gufatwa amashusho byonyine ngira ngo wagiyeho yararangiye. Amakuru dukesha Tizo Entertainment yabonye nuko uyu muhanzi akigera i Kigali abanza kuruhuka mu gihe kuwa kabiri Ukwakira hazatangira igikorwa cyo gufata amashusho. Iyi ndirimbo yakoranye na Munyakazi Itahiwacu Bruce Melody. Iyi ndirimbo izaba ikurikiye iyo foto Bruce Melody yakoranye na bye uri mu bahanzi bakomeye muri Kenya. Yanamaze kujya hanze amashusho yangira umwarayibonye amaze no guca gahigo mu minsi 2 yonyine yaramaze kugira 1M. Uyu ni Bruce Melody abantu benshi batajya bemera, ariko nyira ngo n'umukozi nkuko ajya bivuga. Bruce Melody niyo mpamvu afata abandi bahanzi nkaho atari abakozi. Uyu muhanzi Bruce Melody ni rutwitsi cyane, ni umuhanzi uteye ubwoba, yitwa Itahiwacu Bruce Melody rutwitsi, akaba benshi mumwita Kinyusi, nyamara uyu mugabo ni umukozi nkuko nawe yiyita Munyakazi. Indirimbo izaba ikurikira iyi yitwa iyo foto kabisa. Bruce Melody yamaze kwishyira hanze. Aba bose bakaba barakoranye indirimbo nyuma y'iyo. Uyu muhanzi yakoranye n'itsinda rya Black Diamond ryo muri Afurika y'Epfo. Uyu muhanzi Joy Boy ni umuhanzi umaze kwegukana ibihembo bigiye bitandukanye hano muri Afurika ku ndirimbo ziwe zakunzwe murayizizi zigiye zitandukanye, harimo nk'iyo bita Alcohol. Indirimbo nyinshi yagiye akora. Joy Boy ni umuhanzi wamaze kwerekana ko ari ku rundi rwego muri iki gihugu cyo muri Nigeria, akaba yaramaze kwamamara hano ku isi, akaba yarakoreye ibitaramo mu bihugu bigiye bitandukanye by'i Burayi. Joy Boy yaherukaga i Kigali muri 2022 ubwo yari yitabiriye igitaramo cya Kigali Festival cya Fest, yahuriyemo n'abarimo Christopher, Bruce Melody, Bushari, Ken Solo Bwiza na Chris Easy. Bruce Melody yongeye gukora gashya kuko niwe muhanzi kuri aka kanya uri ranking cyane kuri hejuru, cyangwa se uri kuza the top cyangwa uri kuza the best y'abandi ba artist hano mu Rwanda. Akaba yitwa Bruce Melody Itahiwacu, akaba yitwa Munyakazi, akaba yitwa byose kabisa nkuko mumuzi. Ni Bruce Melody wacu, the best artist in Rwanda, akaba yarahembwe ibihembo bigiye bitandukanye. Joy Boy nawe kandi uyu nguyu Joy Boy ugiye gukorana indirimbo na Bruce Melody, ubusanzwe yitwa Joseph Akinware, ni umusore w'imyaka 27 kuko yavutse kwa 21 Gicurasi 1997 mu mujyi wa Lagos muri Nigeria. Ni umwanditsi n'umuririmbyi wanyuze mu biganza bya Mr Easy kuko yabarizwaga mu bahanzi yafashaga binyuze muri sosiyete ye yise Empower Africa, nubwo muri Gashyantare uyu mwaka yayivuyemo agashinga iye ifasha barumuna be yise Young Regent kabisa. Uyu mbibutsa ko uyu muhanzi Joy Boy akaba yarazamukiye mu muziki afashwemo na Mr Easy. Mr Easy muramuzi cyane, amenyerewe mu Rwanda kuko niwe nyiri Bet Power na Chop Life
iyi kampani ikaba ifasha ikipe ya Rayon Sports hano mu Rwanda. Uyu Joboy akaba yaraje gushinga label yiwe izamufasha kuba yazamura aba young legend cyangwa abana bato mu muziki nyarwanda cyangwa mu muziki w'isi yose. Ushaka gukoramo indirimbo kabisa uragenda muri label ya Joboy ukabasha kuba wakoreramo. Yize muri kaminuza ya Lagos aho yakuye impamyabumenyi mu bijyanye n'imicungire y'abakozi. Ndakeka Joboy yize muri kaminuza ya Lagos hano iwabo mu gihugu cya Nigeria. Yakuye impamyabumenyi mu bijyanye n'imicungire y'abakozi. Yatangiye kuririmba ubwo yari afite imyaka 16. Ku myaka 17 yakoze indirimbo ye ya mbere yise Gibson, ndetse nyuma yasubiyemo Shape of You ya Ed Sheeran yakirwa neza inatumbagiza izina rye ku rwego ruhambaye. Akimara kuririmba indirimbo ya Ed Sheeran yahise yemererwa na Mr Eazi ubufasha, ndetse anamusinyisha mu nzu ye ifasha abahanzi ya Mr Eazi. Joboy afite nyinshi mu ndirimbo zakunzwe zirimo iyo yise Sip cyangwa Alcohol n'izindi nyinshi. Uyu muhanzi Joboy yakaba yageze i Kigali mu buryo bwo kurangiza uyu mushinga yari yagiranye na Itayi wacu Bruce Melody. Bruce Melody bibutsa ko yamaze gukorana abahanzi bagiye batandukanye harimo Harmonize, akaba agiye gukorana na Joboy, akaba yarakoranye n'abahanzi bagiye batandukanye harimo bye gukorana na Eddy Kenzo, agakorana na Paras, akorana n'abahanzi Fik Fameka, yakoranye n'abahanzi benshi bagiye batandukanye hano muri East Africa, akorana n'icyamamare ku isi hose gikorera umuziki muri Amerika, ariko akaba akunda kuba yibeheye iwabo muri Jamaica, yitwa Shaggy rutwitse cyane, muramuzi. Amashyi menshi cyangwa twakwishimira kuri Bruce Melody ku ntambwe yateye. Nitwa Tizo Rwanda, best entertainer, best creator content, best Rwanda, the best entertainer kabisa, the best after the best. Big up my shout up nigga, ndabakubira cyane mwese, ndabemera cyane nyita Zebra y'ibara rimwe, nyita Tizo Rwanda, nyita Black Eagle cyangwa Kagoma y'umukara, ndabakunda cyane.